Where are you, the Ben? I want to talk with you. Byiza cyane bifurize kunogirwa na gahunda zitandukanye urimo gukurikira ibigezweho kuri The Trending 250. Nitwa Brice Nyirihirwe, ndagusuhuje mu bice bitandukanye urimo. Hanyuma rero nawe birashoboka ko waba utameze neza, nkwifurize kuza kumera neza ndetse no gukurirwaho ibyatumye umera nabi. Gusa binabaho mu buzima, ahandi bitameze neza n'umuryango kwa The Ben. Ni inkuru y'akababaro ivugwa muri uyu muryango, aho bapfushije umubyeyi wabo Bonima John, imyaka 65, wari umubyeyi w'umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben, ndetse n'umuraperi Green P. Umubyeyi wabo rero yitabye Imana mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Abaturanyi b'uyu mugabo babwiye ikinyamakuru Inyarwanda ko yishwe n'uburwayi bwamufashe ku cyumweru gishize, akajyanwa kwa muganga ariko akavuzwa bikanga. Ku murongo wa telefone James Emile Mucyo, bucura bwo muri uyu muryango, yemereye ikinyamakuru Inyarwanda ko uyu mubyeyi yitabye Imana aguye mu bitaro by'akarere ka Kicukiro bizwi nk'ibitaro bya Masaka, nyuma y'iminsi isaga 5 arembye. Mu ijambo rimwe uyu bucura muri uyu muryango yagize ati byarangiye. Aha rero batuye ni mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kicukiro, mu kagari ka Kicukiro, mu mudugudu w'Isoko. Abaturanyi b'uyu musaza bakavuga ko yari asigaye aba wenyine muri uru rugo. Mu bigwi aba baturanyi bavuga by'uyu mubyeyi witabye Imana birimo kuba ari we wakoresheje umuhanda uva kuri kaburimbo ukagera ku gipangu yari atuyemo, kandi ko ari nawe wa mbere watunze imodoka muri ako gace. Umusaza rero, zimwe mu zindi mpamvu zagiye zituma avugwa ku mbuga nkoranyambaga harimo nko kuba n'ubundi nawe akunda umuziki kimwe n'abahungu be nka Green P ndetse na The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin. Umusaza rero ajya agaragara mu biganiro bitandukanye kuri YouTube ari umukiriya yitananga, ibintu binashimangira isoko y'umuziki w'abanyamuziki bombi. Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben yamamaye mu gukora umuziki we ku giti cya hanini, ariko Green P we umuraperi wamamaye cyane mu itsinda rya Tough Gang. Tunyuze nko mu nshamake y'amateka ya The Ben, Mugisha The Ben uzwi nka The Ben yavutse ku itariki ya 9 Mutarama mu 1988, avukira i Kampala muri Uganda. Ni mwene Jean Bonima witabye Imana na Esther Imbabazi. The Ben ni umuhanzi nyarwanda uririmba injyana ya R&B pop, akaba uwa kabiri mu muryango w'abana 6 barimo Dani nawe w'umuhanzi nubwo atigeze amenyekana mu Rwanda. Green P uyu nari maze kubabwira ko ari umuraperi wamamaye cyane mu itsinda rya Tough Gangs, ndetse n'abandi barimo no muri umunani wahamije iby'amakuru y'urupfu rwa se. Ajya gutangira iby'ubuhanzi, The Ben yabihereye mu muryango aho yakuze akundishwa n'ababyeyi be gusenga cyane, byatumye ajya muri korali aho yari kumwe n'abandi bahanzi bamenyekanye nka Meddy, Lick ndetse na Nikora. Indirimbo yamenyekaniyeho cyane ni iyitwa Maso ku Maso, ni indirimbo yasohoye mu mwaka 2008 nyuma y'izindi nyinshi zamenyekanye cyane yari yararirimbanyemo na Tom Close nka Sibeza na Mbwira n'izindi nyinshi zagiye zituma yamamara. Maje gukora indirimbo Uzabuza arimbanye na Roger, Wirira, Imfubyi, Wigenda, Urihe, Sinzibagirwa, Maso ku Maso, Amahirwe ya Nyuma, Zubeda n'izindi nyinshi zari kuri album ye ya mbere yise Amahirwe ya Mbere, yashyize hanze mu mwaka w'2009. Nyuma yaho yaje gushyira hanze indirimbo nka Ese Nibyo n'izindi, nyuma aza kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yaje gukomereza ubuhanzi bwe. Indirimbo ya mbere yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni yitwa Turi Kumwe, yahuriyemo n'umwe mu batunganya indirimbo witwa Mike Ellison. The Ben ahamya ko umuziki we yawutangiriye mu rusengero, ndetse ko nyina ngari wamukundishije kuririmba. Yagize ati nkiri hagati y'imyaka 3 n'5 mama ambwira ko aribwo nagaragaje gukunda kuririmba cyane. Uko nakuze ni nako nagiye ndirimba mu nsengero zitandukanye byari by'igiciro. Indirimbo ya mbere yakoze mu mwaka 2008, indirimbo yitwa Amaso ku Maso, yakozwe na producer Nikora, akaba ari inshuti ye magara kuva hamwe urugendo rwe rwo gutangira umuziki. Kuva yatangira gukora umuziki nk'umwuga, The Ben kuva
yatangira gukora umuziki nk'umwuga. The Ben yagendera ku bikorwa bya Araruca, umwe mu bahanzi bubashywe ku isi, akaba ari wafata nka role model mu rugendo rwe rw'umuziki we, ahora arangamiye kuzahinduka nk'iki cyamamare agahesha ishema igihugu cye. Ati umuhanzi wa mbere mfata nk'icyitegererezo ni Araruca, ndetse ndacyafite inyota yo gukora byinshi mu buryo bujya gusa n'ubwe. Amafaranga menshi avuga ko yakoreye bwa mbere, avuga ko yakoreye ibihumbi 100 iki gihe, ngo yari yakoze ku ndirimbo nayo yakuye ku ndirimbo yari yarakoze ya PSI mu mwaka wa 2008. Ati yavuga rero ku munsi w'amateka bavuga ko ari ukwezi kwa Kanama ka 2009, n'ukwezi atazibagirwa mu buzima bwe. Avuga ko ngo undi munsi ukomeye ari igihe hamagarwaga kujya kuririmba ku cyicaro cya Loni New York, ndetse hari n'umuntu ukomeye cyane Ban Ki-moon, ngire ngo muramuzi, ku butumire bw'umujyi wa Oklahoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, unyujije ku rwibutso rwitwa Oklahoma City National Memorial wa 31 Werurwe. The Ben niwe muhanzi nyarwanda waririmbye mu muhango wo guha igihembo Lieutenant General Romeo Dallaire. Iki gikorwa yatangije cyo kurwanya ikoreshwa ry'abantu mu gisirikare. Nyuma y'iki gitaramo, Romeo Dallaire yashimiye cyane The Ben ku kazi yakoze, ndetse uyu muhanzi nawe akaba avuga ko byari ishema rikomeye yatewe n'ibyo. Ati impamvu nta yindi ni uguhabwa umwanya wo kubwira isi ko u Rwanda rwa none agatari urw'ejo hashize, ko kandi ari u Rwanda rushingiye ku bumwe n'iterambere. Mu mwaka wa 2015 ubwo yabazwagaho yibona mu myaka 10 iri imbere, Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben yavuze ko mu myaka 10 ari kwibona ahantu haruta cyane aho yari ari muri 2015. yavuze ko yari kwibona ahantu azabasha guhesha ishema umunyarwanda wese ari hose ku isi. Kubivuga byumvikanaga ko bigoye, ariko hamwe n'Imana yizeraga ko bizashoboka. Muri iyo ntego y'imyaka 10 ikaba ibura imyaka 2, ariko ageze ni heza, ariko n'ibindi tubitege amaso. Gusa zimwe mu nzozi ze zindi yashakaga gukabya harimo ko nyuma yo gukora ibitaramo byamuhesheje amahirwe yo guhura n'abagabo bubashywe ku isi nka Ban Ki-moon n'abandi. Kuri uyu muhanzi icyo gihe ngo yari ategereje ko inzozi yarose zaba impamo, ni inzozi zo kuzahura n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi icyo gihe ari Papa Francis. Umuntu rukombe mu bakomeye ku isi yifuzaga guhura nawe ni Papa Francis. Ngo inzozi ze yakuranye kuva mu buto, ahagereye muri Amerika ngo yatangiye kumva ko bishoboka. Ati ni umuntu ukomeye ndangamiye, kuko nimpura nawe nzaruhuka. Ni Papa Francis, Imana izabikora mbigereho. Gusa birashoboka ko iyi ntego y'abatarayigezeho kubera ko Papa Francis yamaze kwitaba Imana. Yaganira kandi agaruka no kuri Perezida Kagame, aho amuvuga nk'intwari y'ibihe byose. The Ben afata Perezida Kagame nk'umwana udasanzwe u Rwanda rwibarutse, kuko yanyuze mu nzira zitoroshye na busa, abasha gukura ibihugu mu mwijima w'icuraburindi, n'ahahera avuga ko adasanzwe. Gitera The Ben ishema rikomeye ngo nuko uburyo benshi mu banyarwanda baririmba ibyiza, iterambere, ubuzima bwiza, amahoro, umutekano, ubumwe n'ubwiyunge n'ibindi ntagereranywa Perezida Kagame yagejeje ku Rwanda. Agize ati ngize amahirwe ngahura na Perezida wacu, namushimira kubw'ubutwari ntagereranywa no kwitanga yagiriye igihugu. Kuri njye n'intwari ibihe byose u Rwanda rufite. The Ben rero kuri ubu ngubu ni umwe mu bahanzi bahagaze neza mu muziki nyarwanda, haracyakorera umuziki wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru zaherukaga kumuvugwaho ni ukuba yarashinze urugo nyuma y'igihe kinini akundana n'umukobwa utagira uko asa w'Ikeza Pamela. Umukobwa wagiye agarukaho kenshi cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera ko nawe n'ubundi atazihishe, yakundaga gutangaza byinshi mu buzima bw'urukundo rwabo. Abombi rero basezeranye mu ibanga rikomeye mu minsi yashize, ariko amakuru aza kumenyekana. The Ben kuri ubu ngubu n'umukunzi we bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko se akaba yitabye Imana ari i Cape Town. Reka twifurize umubyeyi witabye Imana kugira iruhuko ridashira. Ahagiye havugwa inkuru nyinshi zirimo iby'imibanire y'aba bombi, no kuvuga The Ben n'umubyeyi we ndetse na Green P bose, aho byavugaga ko bitameze neza, ariko nyuma byaje kujya ku murongo. Ndetse kuri
kuri ubu ngubu bikaba bivuga ko uyu mubyeyi yitabye Imana. Bari baratangiye kongera gufatanya nka mbere kuko nubwo uyu mubyeyi yifashije ariko bavuga ko kuba yari afite abana nk'aba ngaba nabyo ari impamvu yari gutuma n'ubundi bamufasha kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Ngayo nguko, reka tumwifurize iruhuko ridashira, hanyuma rero tuzasubire mu zindi nkuru zizaba zigezweho ubutaha. Ari Bruce Nyirihirwe, ino yo ikaba The Trending 250. Ibihe byiza.